yego birumvikana. Iyi ni ruda, iri ni ijwi rya ruda rizamutse. Abadukurikiye mwese ku isi, muri Afurika, East Africa, mu Rwanda, birumvikana n'ibihugu byose bya Commonwealth, mwese mukomere. Nyuma n'abanyarwanda bari mu bihugu by'amahanga mwese ku isi hose turabasuhuza. Hari uwo ngiye guheraho ntunga mikoro abasuhuza. Iyi mikoro ya ruda ntipfa gatungwa umuntu, irahenze irakaze. Turabasuhuje mwese kandi turabakunda nk'uko musanzwe mubizi. Mu buryohe twari tubakumbuye, twongeye kongera kuvugana namwe kandi kuganira namwe, kwigirana ibihe byiza by'uyu munsi ku makuru atandukanye, ku byiza bya ruda, ku iterambere rya ruda n'icyerekezo cya ruda. Turi kumwe kandi turagirana ibihe byiza. Tugiye kwerekeza i Gasanze, tukomeze batsinda. Harya ubwo turi bugere na za Nyacyonga? Ni inzira imwe naho turagerayo. Birumvikana. Hano turi ni mu murenge wa Nyarugunga, birumvikana mu mudugudu w'Abademobu. Hariya hose urahabona, hariya hakurya. Twe turi muri iki gishanga kigabanya Nyarugunga n'Amasaka. Twaje kureba ukuntu imvura ishobora kugwa cyose ikagipfuka. N'iriya muhanda wa kaburimbo uva ku Murindi ujya Masaka, ukanajya na Kabuga werekeza birumvikana mu ntara y'Iburasirazuba. Uwo ni umuhanda ukomeza gutyo ukarinda ugera na Tanzania. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, murabizi ibizayo bizira rimwe ntibiteguza. Hashobora kuhananuka inkangu zigafunga umuhanda w'Igatuna, noneho ugasanga imvura yo iteza imyuzure kuri uyu muhanda wo ku Murindi, Kabuga, Rwamagana, Rusumo na Tanzania, za Rwamagana, Kayonza no kwerekeza mu Mutara, iyo hose za Nyagatare wambuka werekeza mu Basajya hakurya. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubwo imvura iramutse iguye nyinshi, iyi mihanda yose ikisanga mu myuzure, nta mihanda yateganyijwe ya cable cars, imodoka zo mu kirere, hazategerezwa haya amazi azakamira kugira ngo imodoka n'abantu babone kwambuka. Ubwo urumva bakuri Rusororo, abarusororo ntibamanuka ngo bajye i Masaka, nta nubwo bamanuka ngo baze hane Kanombe murenge wa Nyarugunga, nta nubwo bakwambuka ngo bajye Indera hariya kwa Gasozi k'Indera, nta nubwo bakomeza umuhanda ujya Remera. Birumvikana hose haba hari umwuzure. Ku Mushumba Mwiza hariya hose haba hari umwuzure. Kaburimbo iriya yose iri mu manegeka. Birumvikana ubu tugiye kubita tubangura twerekeza. Umusare wacu ahagaze mu matarike, urufunguzo ku muriro, moteri irahinda. Turagiye hano tugeze hafi y'ikigo cya Gikomando. Hano hariya ureba niho mu birindiro bya ruda. Uriya mudugudu ureba w'akindege niho tugiye kubaka perezidansi y'akataraboneka y'abaruda n'abarudakazi, n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Taje gorofa ndende y'akataraboneka itigeze ibonekaho ku rwego rw'isi, ya fime iva hasi ikarinda igera mu Gicu hafi ku kwezi.
iyo niyo gorofa wayibonye. Iki gishushanyo mbonera urakibona? Igishushanyo mbonera cya White House y'Abaruda ni igishushanyo kigaragara ko rwose ari ikosora kuri iyi si. Biragaragara ko watekereje kure kandi warebye kure koko ko iyo ari inyubako izaba ari perezidansi y'Abaruda ku rwego rw'u Rwanda na East Africa na Afurika, yemwe n'isi yose ikazaba icyitegererezo. Warebye kure nyakubahwa. Icyo nicyo cyatumye tutekereza ko u Rwanda rugomba kuba umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika tukayigira umurwa mukuru w'isi, hanyuma tugahuriza isi hano mu karere k'ibiyaga bigari. Uwo ni we muti twababwiraga, tubabwira guhomba perezida wa Ruda no guhomba, usuye no guhomba abantu banahombana ariko barangwe no kwihangana, ndaje mbahombore n'ubundi n'igihe bategereje. Kandi ikindi muri uru rugendo tugiye gukomezamo, ndabona tugeze ku Gasaraba. Hano iyo uvuye kuri Victoria hariya tugiye kusatira ni ku Gasaraba. Urabona hano ibumoso bwacu ni ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kigali hano i Kanombe. Ahubwo twakomeje hariya ni ukuvuga hariya ku kibuga cy'indege ko muri abanyamakuru mpuzamahanga siho mukunda kuririra indege mujya mu mahanga kureba ibikorwa bya Ruda n'amakuru atandukanye y'Abaruda b'imbere mu gihugu n'ababa ku rwego mpuzamahanga n'abashoramari bacu abafite ishoramari ry'isoko n'imari n'imigabane haba imbere mu gihugu mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo na East Africa na Africa n'isi yose. Birumvikana kuko urabizi ko yari Kigali International Airport, niho turifatira indege tukerekeza ku migabane itandukanye y'isi, amakuru yose tukayatara, ibyo andi tukayajyana kuko hari ayo tubashyira hari n'ayo baduha batubwira uko bimeze, tubabwira aho tugejeje, ibintu byose bikarushaho kuba uburyohe. Ubu nagira nkubwire ko abantu bari hariya mu Budage bakuntumyeho barambwira ngo nyakubahwa ibintu bimeze neza kandi urufatiro washyizeho isi yose rugiye kuba icyitegererezo. Abantu bamaze gutungurwa cyane kandi bamaze gutangara cyane no kubona ibintu bidasanzwe, inkuru idasanzwe, amateka adasanzwe ku rwego rwa Afurika, ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda avumbutse mu gihe bitatekerezwaga. Yemwe n'abahanga n'abanyabwenge bagiye birata ku rwego rw'isi bakavuga ko bavumbuye cyangwa bakoze ubushakashatsi batigeze babasha gukora umuti nk'uwo cyangwa se ibikorwa nk'ibyo. Ayo ni amwe makuru make mbaye ngusogongejeho kuko ni menshi cyane, andi turakomeza kuza kuyaganira ariko ni menshi. Nyakubahwa wowe ubwo ko urumva umuti utari uburyohe? Uyu muti usibye kuba ari n'uburyohe, ni uburyohe ahubwo bw'ibihekane, aho kuba akarengane k'ibihekane rikuze usimbuze ahari akarengane k'ibihekane hose. Mu Rwanda tukuramo imipaka yose izengurutse u Rwanda, muri Afurika hose dukuremo imipaka. Nyuma iyi mipaka yashinzwe mu 1884 tuyimaremo. Ahari imipaka tuhubake amasoko mpuzamahanga, tuhubake za gari ya moshi, tuhubake inganda, amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza zose zizamuke. Birumvikana tugiye kuhubaka ibigo by'ubukerarugendo kubo hafi n'abakure, tugiye kuhubaka ibigo by'umutekano, tugiye kuhubaka inganda zikomeye zikora ibikoresho byose bishoboka, zitunganya n'amabuye y'agaciro yose ashoboka, inganda zikomeye n'izoroheje zo bita soft industries and hard industries. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubwo katukomeze no mu mahanga. Nanjye ndi bubisubireho kare, bampaye hano amabaruwa agera kuri 700 aturutse mu bihugu bitandukanye. Nabyo ni ibikorwa byo kwishimira n'iby'akataraboneka. Ibi rwose tubikesha Imana ikomeje gukora umuti, natwe Abaruda dukomeje gukora umuti. Abarudakazi bahereye iburyo n'ibumoso hose barimo kuzenguruka isi, n'utwana tuturuda tutarafata irangamuntu turimo kuvukira hirya no hino ku isi, kandi twose turimo gukurikirana amakuru y'Abaruda n'Abarudakazi, n'uturuda duto
tutarafata irangamuntu tumaze kwisumburaho kuko twose turimo gukora umuti. Icyo nicyo cyemezo ntakuka twari twarafashe tw'abaruda. Noneho urabona tugiye tuganira ku Gasaraba twaharenze, dore ku kibuga cy'indege twaharenze mpuzamahanga cy'i Kigali hano mu Rwanda, turenze Remera, hano harya twerekeze Kimironko, iyi sinsi mbona ahubwo tugeze za Kibagabaga, tugiye harya ni hehe? Tugiye kunyura ku Kagugu dukomeze hirya Batsinda, twambuke Gasanze, turi bukatire Nyacyonga, tugaruke Nyabugogo, tugaruke Remera. Ubutaha turamanukira Remera twerekeze 12 dukomeze 15 ku Murindi na 19 ni Kabuga. Ubwo ubutaha turakomeza tureberaho handi dukurikizaho. Aha ndabona hano kuri mapu aba bahanga bacu b'abaruda bashushanyije rero ikarita nziza y'urugendo rwacu wagira ngo imaze n'imyaka 200 yarakozwe. Ko ari abahanga cyane mu gukora ishusho mbonera y'urugendo, mapping, byose babikora neza. Baruda n'abarudakazi ni uburyohe koko. Ariko noneho hano ndabona tugeze iyi nayo yitwa Nyarutarama. Hitwa mu Kabuga ka Nyarutarama. Mu Kabuga ka Nyarutarama. Ziriya ndabyo mbona hirya no hino hariya hose, biriya ni ibiki bakora? Biriya ni nabihangiye imirimo, bacuruza indabo, kuko nawo ni umushinga ukunzwe cyane kandi babona ko udasoreshwa cyane, batabasha kutaxinga ngo bafixinge, bigatuma abantu bawukunda cyane kuko batawubarira imisoro cyane. Niyo mpamvu ubona hano bakataje ku ndabo ari abahanga cyane. Noneho n'ibikorwa biganisha ku kwita ku bidukikije, kuko ibiti byose n'ibibabi byose n'ibyatsi n'ibyakatsi byose ko ari byo bihaha byacu, nanone babasoresha imisoro kubijya kubihaha. Ibihaha byacu purani bise bibaho. Umusoro barawutanga kuko uretse n'ibyo bijya kubihaha, yewe niyo byaba ibyo gutekeramo cyangwa gutekesha byose birasora, nta kintu kidasora, ntacyo kidasora kuko byonyine no uretse n'icyo ngicyo nta nubwo wabona aho wihagarika utishyuye nkanswe gucuruza. Ko biteye impungenge, ubwo ntibari buvaho bakajya gusoresha n'inkono z'abantu mu rugo. Inkono z'abantu aho bukera nicyo gitahiwe, kuko ibigaragara nimba ujya guhaha bakagukatayo umusoro ku byo ugiye guteka, ubwo se urumva inkono zo batari buzisoreshe? Birumvikana. Twe noneho abaruda ni ugushyiraho gahunda, badafite igishoro cya miliyoni 6 bose mu gihugu ntibakajya basoreshwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abanyarwanda bose bajye bakora bakwakwanya amasaha 28 iminsi 7. Tugiye kongerera umutekano, abasirikare bajye bakora basimburana, umwe akora kuva saa 1 ageze saa 6 yitahira, undi atangira saa 7 ageze saa 12 bataha, iri tsinda rindi rigatangira saa 1 rikageza saa 6 za nijoro bagataha, abandi bagataha saa 7 bagakesha. Birumvikana imishahara yabo tugiye kuyizamura. Noneho abarimu nibo bagiye guhembwa ya mbere, noneho abaganga bahembwe aya gatatu, n'abandi bakozi ba leta bose tubakurikijeho, nuko tugiye kuzamura. Ariko abakene bari munsi y'igishoro cya miliyoni 6 bose ntibagomba gusoreshwa, kandi ibi bizubahirizwe n'abaruda bose mu gihe cyo kurahira, kuko ngiye kurahira ari byo ndahirira.